ahora nanjye ndafunguwe. Ese sha amakuru yawe muri iyi minsi amakuru yawe ni meza? Amakuru yanjye ni meza nyine nubwo igifungo kirangije. None se amakuru yawe nigeze kuyumvaho bavuga yuko ibintu imyitwarire yawe itameze neza. Njyewe icyo nazize njye nahuye n'umukobwa nyine biri bakundana basuhuzanya nyine bisanzwe hazaza ko ngo nimperekeze iwabo. Noneho ngiye kumuherekeza iwabo nkaba nzi ko yasinze, yarampamagaye nyine mvuye mu kazi ntazi ko yasinze. Nagenda ngezeyo iwabo baramfasha, bakimfata rero bahamagaye umupolisi araza ngereka ko kesi nacuruzaga urumogi ngo nibaga. Baramfashe baranjyana. Ariko se ko numvise abana b'abakobwa biga b'abanyeshuri ubabuza kujya ku ishuri ukabatangira mu nzira ukababuza kujya gukurikirana amasomo, ibintu sha wabiretse? Ahangaga wapi rwose njyewe nifite akazi sibyo kuyambara duhure kugira ngo musuhuza, ahubwo afite murumuna we ni igikenya. N'umuntu n'umugome yangiretseho kesi ngo ni Marine ngo n'iby'iwabo, uzi n'akazi mfite n'ukuntu ari keza. Ariko n'ubundi ariko rero reka nkubwire uko byagenda kose, waba ufite akazi keza cyangwa se waba utagafite, buriya wamaze kwinjira muri sisiteme, niba uzi ko umwana w'umukobwa utarengeje imyaka 15 cyangwa 16 uzi ko yiga, warangiza ukamubuza amashuri, bagukanyega ugagenda ugaheramo. Gusa urabona nafunguye 5 nsinye soze wa muntu. None waretse kugomesha abana b'abandi. Erega njye icyo nazize ni kesi bakizo kandi ndengana, kuko yanjye yamamagaye yasi naramwingize ngo nambwe n'ahantu basyankwereye arananira. Icyo gihe rero wowe kubera ko n'ubundi yari yanasinze, ubu n'ubundi bumva kesi yagombaga kukujya. Icyambere cyo ngo kwishuri ntiyahageze, murumuna we ngo niko yavugaga ko kwishuri atahageze. Nurangije yambaye uniform yaragiye ku ishuri, umubuza kujya ku ishuri. Ese ubwo urumva ibyo bintu byaba ari ibikimwa? Aha njye rero nose nari kugenza gute nakuru ni nyine ibyago bigwira abagore bigaramiye nako niko nabigenza. Ibintu by'amatabi n'iki kumva nawe ngo wari wagasomye niko cyangwa shani wowe wonyine araguhamagaye uyu munsi ko turi kuwa 4, ubwo si uguhamagaye? Sinzi ikintu bura nabashaka ibintu byanyu oya bumukupye n'ubundi tugumye tuvugana, kandi niko kagumye kongera kuguhamagara wava vuye mushabiri abintu cyangiye kubivamo n'ukuri. Ukareka yawe ko wayasoje warangije kwiga, waretse n'abandi bagakomerezaho bagereye aho kugira ngo ejo bazakujugunye mu diplome yawe ibi mfabuza. Ubu mfite n'isebo ryo kugera ndi kubwira boss ko ariko mbaze ukuntu mfunguye mfite icyo ndikuye. Ugomba kwisubiraho nyine kuko urumva ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ugomba nguhanuye nka garafurere wawe. Sinzagenda n'ubwa ngo kiko ubundi subugiye he? Nayo ndimo ndatemba nyine ngo ngende njya harapfo kwa boss ngenda muga, kandi mbona ahubwo arimo guhama ashobora kuba ari guhamagaye. Ubwo mugiye kongera guhura mujye mu buntagazi bwanyu bwa nta kigenda cyangwa tugende ibindi uraza kujyamo tugende turebe ko nakugurira n'agafanta deruvuye waranashize warahorose dere ngiye gupfa wa muntu. Tugende turebe uburyo nakugurira n'agakoma hariya nkondoro. Salama chef. Hakuruka. Bimeze gute se? None se baba nagutumye unkikire acuruza ibyo byinjiro urabafite? Umva hangaha niho nkorera. Ngo ndi ku kazi nyine kizanye. Ariko iyo boss agenda atabanyeka nyine nkajya kubahiga. Ariko banze umbwira ikintu uzampa nyine wowe mu bashuti banjye. Harimo abashuti bawe ariko nje simbikora. Ariko mbere na mbere ikintu ugomba kumenya uri kubikora kubw'umutekano w'igihugu, urumva? Yego. Wihuzana urwo rutonde ngenzaguha agashimwe nyuma yaho maze kubona uko bimeze, kandi niyo kataboneka kumenya icyo turimo rero urwo rutonde ubundi we kagashimwe nakwemereza atanga guhako kandi bose reka nkubwire mu kazi njya nkora ibintu bitagira amasezerano rwose simbikunda. Mbwira uzamiki umva nzaguha 1,000. 1,000 1,000 ariko urabinyandikira. ujya ahanga dukorera ku cyizere
ngiye kukwandikira urwo rupapuro rugatakara bakarubona bakamenya yuko ari wowe byakugendekera ute? Oya nutabinyandikira nanjye ejo ushobora kuza ukanjyana. Oya ntabwo nakujyana. Ni ukuri ndabitinya, ndarufite hano ariko ntabwo ndugu. Oya urwo rupapuro ibyo gutinya ngo ndakujyana, we ntabwo ndi bukujyana. Se tubisiranye hose hari undi muntu ubizi ahubwo utajya kwivamo urwo rupapuro. Oya umva shaka oya ntabwo ndugu. umva shaka tugiye kuvuga menshi badusanga barara bagenzi bakubona. Ntabwo ndugu. umva shaka winyiriza hano ku muhanda mu rwo rupapuro kiravuga. Ndeka ndugu ariko urame muki kiravuga batagwe mu kisi. sana nzi ko nagusomeye. Somera ngiye ntabwo nzi gusoma. Naba bose somera ngiye ntabwo nzi gusoma no kwandika. Ariko tagira n'utubona kandi wicunge. Urumva? Yego ndabikora ariko ntuzanjyane. Nihagira umuntu kubaza ko ndi umupolisi ukavuga ko ndi umupolisi uzaba wishyize mu kanwa. Ntabyo nzavuga na boss ntabwo abizi. Umva rero ikintu nakubwira, kano kanya usabwa gutuza. Urumva? Ukareka ubwo bwoba ndi kukubona. Ufite ubwoba bwinshi cyane, uracyafitemo urusiviri rwinshi. None habo barara nimara kubacakira nzaza ngureka amafaranga yawe nyaguhe, kuko ndamutse nyaguhaye ntarabacakira hakagira umenya yuko nayaguhaye waba wishyize mu kaga baguhitana nawe. Nuza kunjyana nzabwira boss. Umusazi nakubwiye ko nako nzakujyana, nzajyana abo ngabo mufatanyije ibyo byawe ko amaye makuru nzakureka muhe n'igihembo. Yego nta kibazo. Azambaza amafaranga nayakuye heza. Uzayamwereka ko uzaba uyafite bisanzwe, uyafite mu mufuka wawe. Uzayangira kuri telefone yawe. Yego sawa. Yego sawa kambe ngiye noneho turasubira. Sawa. Umubeba mpamukira. Aroshe kumuhamagaye mu gitondo se waruje kundeba? Ntabwo nagiye kwiga ndi mu rugo. Barashira inkumba ko baramutsara ko twari dufitanye gahunda y'uyu munsi, namuhamagare n'uko uko bimeze. Allo? Yes baby. Baramutse neza? Uri mu rugo se? None se wasanze se hamwe twaraye tuvuganye turi buhurire tugapanga iby'umunsi twari kwemeza ko uyu munsi nta n'akazi mfite. Tukareba uko bimeze nyine tugasohokera ahantu tukareba ko twafata n'akantu. Nyaruka niho mpagaze. Akashari ishuri ryihorere rivemo ibyo ngibyo ese ko ntakagiyemo. Ngwino ndagukeneye cyane. Yo banguka sawa. Bimeze bite se? Biracamo se? Kumera cyane. Uramutse neza se? Cyane ndabona urutika umugambi kabisa. Twavuga nenge ngo urabona ko twahuriye. None se bimeze bite? Umunsi ishuri rega wari kweli? Si wowe se? Si wowe watumye ndisiba. Niko none se mungu? Ndagira ngo nyine turebe uburyo dusimbukira ahantu tugiye gufata n'agafanta koko. Si wacu ntabwo nubamenya bari buvuge. Oya ntacyo bagutwara. Nta kintu bagutwara. Si byo se? Nta kibazo tugenda turebe uko bimeze. Si byo? Naho iby'ishuri uzaba ujyayo n'ejo cyangwa ejo bundi. Ubundi reka nkubwire ubundi ishuri wariretse tukibanira. Iwacu bagufungisha. Buri iwacu babona n'abafungamutwe. Reka ni ukuri bagufungisha. Oya twagenda. N'ubu babimenye baguhigisha uruhimbi. None se nkujyanye nkujyana kure yabo ari ikibazo aho batongera kukubona. Nese nkazacika iwacu.
ariko se niba dukundana turi inshuti ubundi se waretse tukiryohereza ubu ngubu tukazaba tubana twararangiye kwiga ati nabyo nta kibazo ngira twigamaze tugende urabona hariya hantu iriya niyo nzu ndimo nubaka muri iyi minsi ese ko mbona hari mu bihuru hari ahatuwe n'abantu uyu niho nateguye nyine nese ko ari inzu y'iwanjye n'ubunashangwe nase ngira urajya kumbabarira abahungu b'iki gihe oya mu bihuru se ngwino usugo kuko wagize kuko ari ntabwo mbishaka nimba ushaka ko tuganirira ahantu habona n'abantu bagenda biriya biruze ndabajyamo ese ko ari naho nanateguye mu bihuru hari n'akantu ko gufata nyine urumva ibyo bintu atari sawa njyana ahandi hano ntabwo byemera wagira ngo tuhagera ungirire nabi ejo nurangiza imyigara basi se ngwino ubanza ugireyo urebe nuko binameze ubanza urebe ntabwo tuhatinda reka ndagukunda nguwe ko ndi kumuhamagara ntanyitabe mbona naho yambwiye turi buhurire nahatinze atarahagera kuko kuwe ntari kumbeshya muhamagara na telefone ntayifate cyangwa yamenye ibyo yankoreye abahungu b'iki gihe kanongere mpamagare ndebe ibyo yakoze arabizi nindi yikuye mbese ndabigenza gute ko ubu nyine ndabizi ni uguhebera urwaje kanegere nyine ndeba amaherezo yiwe ariko niyanga yanze bikunze ndamushyira mu buyobozi kuko ibyo yanyijeje byose nta na kimwe ari kunkorera ndaje njye nawe turebana ubu se koko umuntu waba waramubwiye ko yanteye inda ninde ahubwo se ubundi yabikora akabiyoberwa ariko undi mutware gakeya niyanga ndamushyira mu buyobozi nta zindi gahunda kuko nanjye anyiciye ubuzima bwanjye kandi anyiciye ejo hazaza ubu se ntantesheje amashuri nanjye ngendana kana nigendeye ntashaka ze cyangwa bireke umva yegera hino mubwire uyu muntu ndi kubona witwa Sekarongoro ni uwuhe si kwaba uyu muntu ndi kubona kuri urupapuro wampaye witwa Sekarongoro ninde uyu nguyu aba yagiye mu kazi ariko ashuka abana b'abanyeshuri yakavuyemo ashuka abana b'abanyeshuri yego ariko aba bandi ba Rugaju n'aba bakobwa bandi kandi nabo bariga amwitabi nzi n'ahantu bari ariko ubundi babigurira hehe aho babigurira niho ntaramenya kuko njye mba ndi hano ariko aho barinywera ndahazi noneho reka nkwereke ndangira aho barinywera ubundi njye kubihigira simari iriya shyamba se rimwe ryajya hepfo y'iwacu rimwe ryo hepfo y'iwanyu n'ubu baba barimo byashoboka kuko ubu ngubu ntabwo barajya ku ishuri urabona saa 3 ntabwo ziragera noneho sasa weho katusubire mu rugo subira mu rugo bataza kutubonana bakamenya ko umupolisi amakuru urumva kandi ntihagire ikintu utangaza uyu munsi ngiye kubishakira rero mu kanya ndabazujyana kuri polisi kubatumakira abana bangana kuriya nabo bihaye kujya mu by'urumogi ariko Rugaju sindi kwibuka ko nigeze kumufataho bakajya kumufunga ubu Rugaju ashobora kuba ari we mupushayi mukuru Sekarongoro we ngo ashuka abana b'abanyeshuri n'ikirego cye nari maze kukibona ko hari umwana yateye inda kanzesha watangira uraryoshye kubi atsinze mbumvisha mfashe ndaho mane twumve niratinda ariko mwebwe ndabaha gakeya koko nyiri kuruma agomba kunywa rwishe ase wajya urambura nk'umutarama kiba ubundi buri mu se mwana ko mayi gake mwana tata shako bitambe ndenditsa ko ndanywa mukanya njye mba ndufite buri kanya ntabwo nabwo kunywa njye
shangiye rwose ako kunywa se ubu nagakuraho ishaka ko mbona nakabuze. nageze aho mana se wadufashe batumire nabi cyane kugira ngo tukareba nyine. yambiriti yawo kibirite kiri he mwana? Kibirite kibirite mwana zaka ariko ibisi byane by'ubinyeshurira cyakira ukino hirya ni cya Rugaju. Hako si tutwane tw'udukobwa two tutangiye kwishyira mu biti. Urumogi rw'irizuba abana bararushobora cyangwa ariko buretse Rugaju w'iwabo ndahazi kanze mite ngenda kano kanya diregite ndeta muta muri yombi byanze bikunze nabo mapingu nayataye pingu naritaye ngiye bagiriwe ku kazi ariko buretse nsubireyo Rugaju arambona uriya bukobwa arahita bundangira nabwo ndahita njya kubuzana iwabo kano kanya kanze ngenda biteye mwa amakuru kuri n'ibikapu hano se ukaburi kurira byakugendekeye bite? Wacu baranyirukanye. Iwanyu barakwirukanye? Kanicara umbwira ibyawe ngaho ukagira inkuru. Nyine nakundanye n'umuhungu arangije aranshuka ntera inda. Ubu uratwite? Ungana uko nguko? Ufite imyaka ingahe? 15. Ariko abana b'iki gihe 15 ubu uratwite kweri? None kuri hano kutari mu rugo? Wacu isoko banyirukanye ngo ninsanga umuntu wayinteye. None nawe ngandi kumuhamagara akanga kunyitaba abo nyine ngiye kwiyahura. Umuntu ari telefone yiri gucamo? Aha ni mbiri gucamo kanze nkwereka. None se iwanyu bari kukwirukana bari kubona yuko washinga urugo ufite imyaka 15? Bari kuvuga nyine ngo amafaranga bananzeho ngo yapfuye ubusa ngo nabateje ibihombo byinshi ngo none ngo ninsanga uwayinteye. None se amafaranga n'ubuzima bwawe turamenya ari ibiki? Ubuzima bwawe ko buri mu kaga? Nibize ko bafashe imyenda yanjye bakayisohora bayijugunya hanze ngo nimbavire mu rugo ngo ndabasebeje. Umva rero ukuntu bigiye kugenda. Ujye kumpa nimero ze ubundi mwereke muhamagara telefone yanjye rero kanze gatoya. Okay, none womereza nimero ye mwereke. Nawe se ko atari bukwitaba? Aho yaranyita niye. Ngani mbicamara. Yego? Hari umuntu wari ukundangiye ngo hari gahunda bya tekinike. Uri umutekinisiye? Sanga hano ku muhanda hano ku cyapa cyanditseho Bugesera Road. Icyo cyapa cyanditseho Bugesera Road hansange mite njya kugukubita ikiraka gishyushye. Kandi kirimo amafaranga menshi nutinda ndagiha abandi. Sawa sawa. Cyumva uko mugenje se? Sari yanze kugufata. Kuva mubeshya uko nguko yenda arabyemera ariko mubwira ibyari byo ntabwo yari kuza. Naho wowe nugira impungenge ngewe ndi umupolisi ubu ninje ushinzwe
kugenzura umutekano muri iyi karitsiye. Saburire n'umupolisi. Ndi umupolisi usibye ko nambara civil. Imana ishimwe wenda ikibazo cyanjye kirasubizwa. Ubu niturangiza maze kumuta muri yombi. Leta nkujyana n'iwanyu nabo mbigisha ku buryo barakurekera mu rugo nta kibazo. Uwo mugizi wa nabi nshaka kugira ngo mukure mu nzira. Ko iryo zina hari izina n'ubundi nshaka muri iyi karitsiye. Uwo nguwo yitwa Sekarongoro. Sekarongoro nanone? Sekarongoro uwo nguwo bamundangiye ko ari we muntu ushuka abanyeshuri. Reka. Kandi nawe yagushutse ukiri umunyeshuri? Ndi nariga. Uretse. Sawa noneho ukuntu bimeze, weho ugiye kuva ngaho ugende witsimba inyuma ya biriya byatsi. Kugira ngo aje akatubonana yahita kubona akiruka. Agiye kuza hansange ndi njyenyine ngahaguruka ugenda. Witsimba inyuma ya biriya byatsi. Ubundi nsigare hano njyenyine. Komeza hepfo. Hatarakuye. Naje ndi magaze hano. Yego shani jyewe ndi hano. Bimeze bite se? Amakuru shafi. Sawa ni sawa. Niwe Sekarongoro? Ngiye. Niwe Sekarongoro? Ngiyewe rwose. Noneho Sekarongoro rero ndi umupolisi. Ndabyumva. Ndi umupolisi. None se kandi ikibazo yewe mufite ni iki? Uyu mwana bita Shakira ntago muzi. Uyu mwana ntago muzi witwa Shakira. Ese reka nkubwire uzi uyu mwana bita Shakira. Kuba muzi ko ari bisanzwe. Ariko se baburetse gatoya. Mubanze mumbwire nicyo mumfatiye. Uyu mwana bita Shakira uramuzi? Ndamuzi bisanzwe ndabizi ko ari yitwa Shakira. Kuba umuzi rero. Ahandi hantu tuziranye. Uyu mwana si umunyeshuri siyiga. Uyu mwana si umunyeshuri siyiga. Ndabizi se niba niga. Umunyeshuri wiga muri segonderi mu wa 3. Nibwo yari agiye gukora turonkome. None se ikibazo ni iki? Ibindi bisigaye rero tugiye kugenda bisobanura tugeze. None se umva se uretse gatoya mwemuretse. Kuko se nge Sekarongoro nahuriye hehe nawe? Ushaka kundwanya? Ushaka kundwanya? Rwose ndanagenda mu mahoro kuko ndabizi ko inzego z'ubutabera zirahari zizabikemura. Ariko jewe ibyo ambwira by'indagiye nta katugende urisobanura ugeze nta kibazo ariko rwose ariko ibintu uhohotera abantu. Ntaza hohoterwa n'ibindi. Ugeze Sekarongoro. Rero wamugizi wa nabi ngo ni Sekarongoro twamujyanye kuri polisi. Biri kuvuga ko ashobora gukatirwa n'imyaka 25. Bivuze ngo rero kuni ibintu bimeze. Reka nkujyane iwanyu ngende mbigishe. Ese wacu baremera kumbabarira? Barakubabarira ngenzi ko ndabigisha bakabyumva. Bagira ngo noneho banyice. Oya nta kibazo kandi nabo mu rubanza rwawe bazaba bahari kugira ngo Sekarongoro nimba hari n'imitungo yari afite ifatirwe isigara iri gukurera umwana wo mufitanye. Uwo mwana utwite. Genda ariko turagerana mu rugo banzire uko bimeze nubone wacu bakirakaye ntabwo ndibyemere kuhasigara. Oya ntugire ikibazo wowe. Ndaza kubigisha kandi ndahava mbikemuye. Erega twebwe ab'umutekano tuba dufite n'ubushobozi bwo kuba kwigisha abantu bakatwumva. Nta kibazo waje njya kuhakwera. Tuba dufite amayeri menshi rwose. Ubundi amakosa mwakoze ni ukutatanga amakuru ku gihe. Iyo wowe mwaratanze amakuru ku gihe ntabwo biba byaragenze. Ese ko yanteraga ubwoba ngo sinzabivuge nimbivuga ngo azahita nyanga. Ariko gutera ubwoba. Ariko nimbona nk'izirya none nkaba nzongera. Erega abantu b'abanyeshuri muri iki gihe musa nk'abahagurukiwe ibishuko byabaye byinshi cyane. Ibishuko rero kuba byarabagezeho nimutaba amaso mwese uzasanga. Ariko ubundi warisuzumishije nta sida cyaguteye? Ntabwo nigeze njyayo. Nose ko nirebaga muhamagara ngo tujye no kwipimisha akiyangira. Gusa izi ntabwo nzi nuko mpagaze. Urubyiruko rw'iki gihe rurugarijwe pe rurugarijwe.
ba shuga dadi ba shuga mami ubu nibyo nigwa nirukankamo ni mu bidufashemo kuko birakabije rwose Reka baza tureke batubeshya kuvuga ngo menshi. baradukunda ariko shaki ibi bintu bikubera isomo kandi uzaburire na bagenzi bawe bafite imyitwarire nk'iyo umva mfite abana b'inshuti yanjye twari turi muri aka gakungu umva nzabigisha kuko nanjye bimpaye isomo ubu se sintaye amashuri yanjye okay reka ubwo weho we basi wenda wabyumvise reka nizere ko ugiye kuburira abandi bari muri ibi nabo bakabivamo ni ukuri ndabikora kuko ibimbayeho sinifuza ko hari undi muntu byabaho okay ndabona n'amasaha agiye reka tureke amagambo menshi tugende umugezi wanyu nabo bakubwirire bakure kugume mu rugo wamuriye akazi neza ufite telefone aho ngaho telefone se bakwemera ko nyitunga wapi bara noneho sasa buretse amafaranga yawe ndakuzanira ejo mu gitondo urumva ariko abantu bose nabakuye mu nzira Sekarunguru namufashe namufunze sigaye gufata Rugaju na babakobwa batatu rero sasa ugiye kuguha telefone umpamagarire Rugaju umubwire ko we na babakobwa batatu bafitiye gahunda babwire ko baboneye kokayini imeze neza baje kuyifata noneho bahite banza basange nanjye ndari tubate muri yombi ubwo ndaba mbanze kubakura mu nzira nubwo bazi ko ari wowe wabatanze ariko ndabajyana muri gereza ntawo bazagukura yego ubundi ngize ababosi babigo ubundi bazava muri gereza weho naragushakiye kandi kazi narakujyanye ahandi kuryo batapfa kugufatisha ndakwemeye noneho sasa nimero za Rugaju kanze mbishyiremo umuhamagare umubwire ko bafite kokayini baze kuyitora ubundi mite mbafaka Halo bro wagiye kwiga se shana ishuri rakunaniye kabisa n'ubu ntabwo wigeze ujyayo nese ko mbafitiye gahunda naba batipe mwari kumwe sha mbafitiye umuti bimeze bite twa tuntu tumeze nk'amata y'umweru mwe ducumbisha kabisa bimwe byitiranwa na koka subize se bya bindi twagiraga cyagihe nkakwereka ukuntu tubikoresha mbwira rero unsange hamwe mu rugo ndahita nibeta ubundi mpite njya kuguhereza muzane nyine nawe ubereke umuti nimutinda murazana nisubiriye mu kazi sawa rero munsi nkaho hasi mwana ngwino we twibabare ndabikora ruzungu ntandi guguhe okay ngo baraje noneho se tubipange ko murahurira hera hano iwanyu bosi wawe yakubona yambona reka nkwereke bajyane muri ka gashyamba muri bya bihuru hamwe banshikiye ako hara ntabwo babyemera reba ibihuru biri hafi aho ari bwo mujya kwicara noneho njyewe ngiye kuba nitsimbye ndaba ndi kubacungira hafi nugira ikibazo kandi ntuzane bya bintu bya by'ubwoba oya nta kibazo cyo kubaza ikibazo ugatangira kugiye kwicara hano kuri kano gapoto niba arahansanga barabona ko ntaraburi harari ku muhanda sawa nanjye kambe nitsi nawe uraburi hafi kambe cyungira hano hafi yego Bosco sha Zemi kabisa Korera wanjye Hawo mu baby noneho kwa kera Urambozanya ahora cyaya ariko ni ibisanzwe kuri njye Gere rero ntabwo mbahamagariye gusa nze munsige ibintu navuganye na Rugaju warabizi ko mbafitiye kaka wumva se umuntu w'iniga ahubwo umuntu w'umugabo ariko era nawe wijya ariko ndashyiramo inyurabwenge aha nzonyanye ntabwo ari amahoro
gute se wakintu hano niho heza mwana wabona ko mu buvumo se abibabwiye kandi muraza kubona hano ntabwo ari amahoro. Hari umuntu ubona se hano ku muhanda abashize barangambaniye ndabacisha. ni ukuri ntabwo nabikora. none ubu ngubu uronje cyagiye no uyu nguyu yarabikoze se wari wabikoze none uburonje. ni ukuri ntawe nabikora wala. nanjye tugiye kwicara ariko nanjye nibamfata nzakwicira muri gereza no wicara shani no mu buvumo bwiza twina no hiza hisa. kamera hano nayo Sinababwiye ubabwira iki ceceka ceceka sinababwiye ngo ufite akagambane mbasha nibi byawe ni burya kurama akaboko Urangira ute? kurama akaboko nibi byawe Urangira ute ko barakura? afande ariko uyu ngo turajyana. kurama akaboko nawe gira vuba kurama akaboko nk'uko mugenzi wawe yabigenje. ntabwo nanjye ngo kurama akaboko yegezamo imbere hirya bereke shamwe Sigase nige nabibahaye. muriha kunyinisha sha Kumunsanze hano nabibahaye nge. ari icyo yabahaye muze bayo na Uzanyica. ubwahise nabafashe muri iki ntacyo mfata uri gukora. muze tugende muri sona mugeze Cyane nge nikurira akazi. nzakwica mani wowe nzakwica mani. icyo mwakoze tubwira ikintu twakoze gituma uza kudufata rero ukuntu bimeze nta magambo menshi mfitanye namwe njye ndi umupolisi muri sona tugeze kuri sitasiyo ya polisi mugende kandi we hakundwanya nzamwica. ibyo nabyo biragushinja mu rukiko. Ayo magambo numva ngo nzatamwitagira. ayo magambo aratuma ukatirwa imyaka myinshi.